Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholim lilchot hayom. Niki tugiye kuri uyu munsi? Tugiye kureba ko Kristo ataje gushinga amadini, ahubwo inyigisho yigishaga zari zimeze gute? Ububyutse turimo bumeze gute? Ese ikirimo umuntu kizayoborwa na tekinoloji, ikoranabuhanga, cyangwa se kizayoborwa n'ububyutse Imana igiye gushyira mu bantu? Hamwe rero nze nkubwire inyigisho Kristo yigishaga zari zimeze gute, yigishaga iki, byagenze gute kugira ngo ikiremwa muntu kiyobwe. Nkakubwira nti rero reka maze ngusuze mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Kristo Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko nkubwiye tugiye kureba inyigisho Kristo yigishaga uko zaziteye nuko abantu baje kubihindura byagenze gute. Twinjiye muri mbere yo kwinjiramo banzu kandi like kugira ngo ubutumwa bugire ku bantu benshi, kuko igihe cy'ububyutse kije abantu bagomba kumenya ukuri. Ese ndambutse nkubwiye ko ibyo bakubwiye byose kuri Yesu Kristo ari ibinyoma kugira ngo ukomeze wibere mu buyobe, nkakubwira ko Yesu atazanywe no gushinga idini. Buri dini rimeze nka gereza ikurinda kumenya ukuri. Bamaze imyaka 200 yose bashaka kuguhisha ukuri, kuguhishuriwe. Yesu yaje guhishura ibikurimo wahishwe. Nicyo cyamuzanye kukubwira impamvu rero ku isi. Ibyo tugiye kuganira rero ndizera neza ko bigukangura. Reka tuganire ivanjiri y'ukuri, amabanga 3 Yesu Kristo yasize inyuma, impamvu Roma yahinduye ijambo ry'Imana. Ese uramutse usanze ibyo wibaza byose kuzi kuri Yesu Kristo byose ari ibinyoma gusa? Abapasteri, abapadiri bose bavuga ko dukwiye isanamitima. Uramutse usanze nta sanamitima ukeneye, ahubwo icyo ukeneye ari ukuri kugira ngo umenye uwo uri we. Ubwami bw'Imana rero buri muri weho, nkuko tubisoma mu Ivanjiri ya Luka 17:21, kandi ukuri kuvuga ko weho uri urumuri rw'isi, nkuko tubisanga muri Matayo 5:14. Kristo agasoza tubwira ko mbere ya Abrahamu nari ndiho. Tukaba tubisoma muri Yohana 8:58. Aya ntabwo ari amagambo aryohereye gusa, yari kode ikubwira uwo uri we. Ntiyabwirwaga intumwa ze gusa imyaka 2000 ishize, ahubwo yabwirwaga nawe uyu munsi niwe yaragenewe. Reka dusubire inyuma gato rero turebe ko Yesu batamushyinguyeho gusa. Funga amaso yawe gato wibagirwe ibyo bakubwiye byose. Uriya muzungu baguhaye iriya foto bakubwiye nari gusora inshuro nyinshi cyane ko byose ari ibinyoma bahimbye. Kirya gihe Yesu Kristo abwira umugore w'Umusamariya ko atanga amazi y'ubugingo, ntiyavugaga aya mazi aya ngaya tunywa, ahubwo yavugaga imbaraga ziri mu kwibuka abo turi bo zitugeza kuri bwa bugingo. Arizo nyigisho Kristo yari ageneye abantu be kugira ngo bagire ububyutse bugere ku musokoro, bwa bubyutse bugere no ku musokoro no mu turemangingo. Afite amatwi nibumve rero, afite amaso nibabone. Yigishaga avuga mu migani kubera ko yari azi ko bitari bigenewe buri wese, kuko buri wese ntabwo ari bashobora kubyumva. Ntabwo abantu bafite inyurabwenge bose yumva ibyo yigishaga. Hari umuriro uri muri weho idini ridashaka ko umenyekana. Uwo muriro uri muri weho, uwo Kristo uri muri weho, idini rishaka kuzimya uwo muriro. Uti byaje gute rero? Hari uwo bita Constantine ngo yabonye umusaraba mu kirere mbere gato y'intambara ashaka kurwana. Noneho ubwo yibazaga hazaza ha Empire ya Roma, abona umusaraba, bimwemeza ko atijwe imbaraga n'ijuru agomba gutsinda iyo ntambara. Anayitsinda. Noneho kugira ngo yiture abantu, ngo yemeze idini ku mugaragaro. Abantu si ukwiruhutsa karahava ngo arame idini, ahubwo kumbi bwari uburyo bwo kuzana imihango ya gipagani mu myemerere iboneye yari icyo gihe. Imyemerere bajimije ikaba imaze imyaka 2000 barayihishe. Ntabwo rero yemeje imyemerere gusa, ahubwo muri 325 yakoranyije abanyamadini bose. Nyuma y'ivuka rya Kristo muri 325 ubwo yakoresheje abanyamadini bose ngo biga hazaza h'idini n'ibitabo byagombaga kujya muri Bibiliya. Nuko bavanamo ibitabo byinshi karahava,
birimo ivanjiri ya Tomasi, ivanjiri ya Mariya Madalena n'ibindi bitabo byinshi cyane byari bikubiyemo inyigisho zigisha abantu kumenya abo bari bo imbere. Amakode yerekeye ububyutse bwo kwibutsa uwo uri we. Mu ivanjiri ya Tomasi Kristo atubwira ko iyo wimenye weho imbere muri weho ibikurikira ibikurimo byose biragukiza. Iyo ubisohoye nyine ukabimenya byose biragukiza, ariko iyo utabimenye bikagumamo imbere ntubisohore birakurangiza neza. Ntabwo ariko kwemera Kristo umwami nk'umukiza, ahubwo nk'uko twabibwiye cyose, ahubwo yatwigishaga ububyutse, ni ukubyutsa Kristo uri muri weho ubwe, weho ubwawe ukabyutsa Kristo we ubwe uri muri weho. Ntibakubwire kuri Kristo gusa, ahubwo wa Kristo kurimo Kristo, kugira ngo ugire bwa bubyutse umere nka we. Aya mavanjiri yose yamaganiwe kure cyane, aratwikwa, arahishwa. Ibaze nawe kubera iki, niyihe mpamvu, kugeza naho bafataga abantu bayasomaga bakabatwika babona, abandi bakabahamba babona. Urumva ko ibintu byatumaga bica abantu babona bakanabatwika babona, ni ibintu bikomeye cyane, n'ukuri batashaka ko bamenya. Ayo mavanjiri rero amaze imyaka 2000 ashishwe, barahishe ngo kubera ko ari mabi, abantu baramutse bayamenye bakubwira ko ubwami bw'imbere ntacyo bumaze, ko ubwami bw'Imana buri mu kirere ahantu ngo abantu bajya iyo bapfuye. Ariko usanze buri kiremwa cyakwigirira kuri ubu bwami bw'ijuru batubwira, udakeneye umupadiri, udakeneye umupasiteri, udakeneye urusengero kugira ngo bakugeze ku busabane n'Imana. Ntabwo bikeneye, ntukeneye abapadiri n'abapasiteri n'ibyo byose, nta kintu kimwe ukeneye, ukeneye ahubwo kubyuka ukamenya uwo uri we, ukongera ukagira ubusabane n'Imana. Roma rero ntabwo yatinye ingufu za Kristo ubwe. Reka mbigusubiremo, Abaroma ntabwo batinye ingufu za Kristo ubwe, ahubwo Abaroma icyo batinye nuko abantu bose, isi yose, bari kumenya ko bifitemo izo mbaraga zimeze nk'iza Kristo muri bo. Kimenyimenyi bya bintu bakingiye abantu kugira ngo izo mbaraga bazice ingufu bazivane mu bantu. Nicyo Roma yatinye. Urumva ko iyo myaka yose bari bataragera kuri tekinoloji yabasha gukora ibintu nka biriya bakoze muri 2019. Ntabwo batinye ingufu za Kristo ubwe, ahubwo batinye ko abantu bose yose izamenya ko izo mbaraga zibarimo. Barafatiranye abantu rero bahita bihuta vuba bahita bazizimya, ariko Imana ifite ukundi zabigenza. Nuko rero bashinje idini rivuga Kristo aho gushinga idini rya Kristo. Urumva bo bahise bashinga idini rivuga Kristo aho gushinga idini rya Kristo ritanga inyigisho Kristo yigishaga. Nuko rero bahinduye ububyutse buri mu weho, kuramya ibiri inyuma babihindura uko, kandi ubwami bw'Uwiteka buri muri weho imbere. Wewe wakabaye itara rimurikira isi yose, urumuri rutazima, nuko uhinduka umunyabyaha, umuhamyabyaha kabuhariwe ukeneye gukizwa. Urumva ukuntu babigenje, bafashe wa Mukristo kurimo bamujyana inyuma, wewe rwa rumuri rwawe wari urumuri, baguhindura umunyabyaha kabuhariwe ukeneye agakiza. Urabyumva? Urumva ko rero iyo tuvutse bwa kabiri tumenya abo turi bo. Babikoze ku buryo twe tugira ngo koko twakira agakiza uko babitubwiye, hakabura kwa kwimenya kw'imbere ka gakiza tubonye koko mu by'ukuri nikagira akamaro kanini katumarira, tukamara twimaza impamvu ni ukubera iki ibintu tubigeraho bituruhije ibindi bikatunanira. Benshi bakomeza kurangamira mu kirere mu ijuru aho kwinjiramo ngo tumenye neza iby'agakiza turimo Kristo turimo imbere. Amakuru meza rero nuko izo nyigisho z'ukuri zitapfuye burundu, ahubwo zihishwe. Niba rero turi kumwe kugeza n'ubu ukaba ucyumva ibyo mvuga, nuko ibyo ndi kuvuga umutima wawe hari ukuri ubibonamo, ukaba ushobora kuba uri mu bantu Uwiteka Imana yageneye yatoranyije bazakwiza urumuri. Kandi nanone birashoboka kuko ngiye kwereka ibanga ry'ubutumwa Kristo yasize, ibyo Abaroma batabashije kuzimya. Ibi rero bikaba bishobora gutuma uhita uzamura ububyutse bwawe none ahangaha ubwo tuvugana. Ukuri kwamye ari ikibazo ku ngoma zose zabayeho, ngira ngo no muri Afurika mu bihugu byose murabibona. Niba ujijinganya nawe ibaza impamvu wayo utabyemera, bigatuma ubona bidahura n'ibyo wabwiwe. Ni ukuvuga ngo
ibyo nkubwira ni ukuri, kubera ko ntiwabimenye nyine ushobora kubijijinganya. Ni byiza kuko binyereka ko ndi gukora akazi keza, kuko biramutse bitaguteye kwibaza ntacyo naba nkumariye n'impamo. Ntabwo ndi hano rero ngo ngutange n'ibyo wamenye, ndi hano ngo ngufashe kubyutsa umuriro ukurimo. Kandi ntubyihererane, nkuko nanjye ndi hano ngo singutange n'ibyo wamenye, nkaba ndi hano ngo ngufashe kongera kugira ububyutse n'umuriro ukurimo, wimenye uwo uri we na Kristo ukurimo, wibyihererana. Kandaho like, subscribe niba utaranabikora. Abamaze kwiyandikisha subscribe ndabashimira none mbikuye ku mutima, binyereka ko munyotewe kuri amanywa n'ijoro. Andika hasi uti niyemeje kumenya uwo ndi we. Andika hasi uti niyemeje kumenya impamvu ndi hano ku isi. Ndashaka kumenya ibyo Kristo yigishaga. Ese koko ibintu baduhishe byagenze gute? Reka nguhaye makode rero. Kode ya mbere, ndiho. Ubwo Kristo yavuga ngo mbere ya Aburahamu nari ndiho, ntabwo yatwibutsaga ko ari uw'ijuru gusa, ryari ibanga ryawe yaguhaga ngo nawe wibohore. Igihe cyose uvuze uti ndiho, uba ukoresha imbaraga zavuze isanzure yose ikabaho. Fata akanya gato wumirize uvuga uti ndi urumuri rw'isi, ndi umwe n'Imana yanjye. Iyo uvuze aya magambo uba wiyibutsa uwo uri we muri roho yawe. Kristo ntabwo yakwigishaga kumuramya, ahubwo yakwigishaga kuba nkawe, kugira ububyutse nk'ubwari muri we. Zari zo nyigisho Kristo yigishaga, ariko nta hantu wabyumva namwe. Kode ya kabiri, ubwami buri muri weho. Iyi kandi ikaba ishobora kuba ariyo nyigisho ikomeye yabayeho igihe cyose, kuko buri dini ryose wewe uri kubwira ko ubwami bw'Imana buri ahandi kure yawe, mu kirere, mu nsengero, mu bitabo n'ahandi henshi cyane. Ariko Kristo ubwe arakwibwirira mwenyewe, ubwami bw'ijuru buri muri weho. Ibi ntago ari insigamigani, ahubwo niko biri. Iyo roho yawe ihuye n'ukuri kw'ijuru, birema amarembo ku bugingo buhoraho. Ubu rero ushobora kugira imbaraga n'urukundo byaranga Kristo, atari kubera ko umwizeye gusa, ahubwo kuko nawe uri umwe na Kristo. Kode ya gatatu, muzakora ibiruta ibyo nakoze. Aha Kristo yabwiye abantu ko uwizera ibyo yababwiye azakora ibiruta ibyo yakoze ubwe Kristo, ahubwo akazanarenzaho. Ibi bikaba tubisanga muri Yohana 14:12. Aha Kristo akaba yaratubwiraga ibishoboka ikiremwa muntu kibashije kwimenya imbere. Ibitangaza byose Kristo yakoze, gukiza indwara, byose yabishozwa n'ububyutse yari afite muri we. Yari yarimenye, ububyutse yari afite muri we nibwo bwabimushobozaga, kandi akatwemeza ko twakora ibiruseho. Ikibazo kikaba kuki tutabishobora, ntitunagerageza. Ahubwo ese uramutse usanze hazaza ha muntu hatazayoborwa n'ikoranabuhanga? Abantu benshi bibwira ko ikoranabuhanga ari ryo rizayobora hazaza ha muntu, ahubwo hazagengwa n'ubusabane n'Imana. Urumva wa mwuka Imana yavuze izaduha niwe uzayobora, ingufu z'Imana izayobora, ntabwo ari ikoranabuhanga rizayobora ejo hazaza ha muntu. Ariyo mpamvu Satani yashatse gutanga imbere Imana igihe bakingiraga abantu ngo bavanemo Imana ibarimo, ariko Imana ihora iteka ku bihe. Igihe cyose uhisemo urukundo rero, aho guhitamo ubwoba, uba ukoze igitangaza. Iyo ubabariye ibitababarirwa, uba urenga kure ibikumira muntu. Igihe cyose uvuze ukuri, kwa kuri guhindura ubuzima bwa muntu, niyo yaba umwe, uri mu murongo umwe n'uw'imbaraga zari muri Kristo. Uri nka Kristo mu bundi buryo bwawe bwihariye. Ndabizi ko benshi muri mwe mwibaza mutisha aya ni amagambo gusa yo kuturyoshya. Niba koko ibi bintu uvuga ari byo, kuki nta mbaraga numva na gato? Kuki? Hari impamvu wakuwe ku murongo w'ijuru ukaba ushobora kuba utanabitekereza. Kwibagirwa. Hari ibintu bashyize mu bantu kwibagirwa. Reka turebe uko byateye, uko bimeze, kubigenda. Niba koko twese dufite izi mbaraga z'ijuru nk'izari muri Kristo, kandi tukaba twanikigera tukigerera ku bwami buturimo imbere,
kuki isi yose iri mu kaga, iri mu magingo aya? Iki ni ikibazo wakwibaza, nanjye nakwibaza, buri wese yakwibaza. Nuko byose byakozwe ku bushake bigambiriwe kugira ngo wibagirwe uri we. Ntabwo rero byatangijwe na Constantine muri 325 gusa, cyangwa se ngo bitangizwe n'idini. Byatangiye ubwo ubusabane bwaje mu mubiri butanye n'Imana. Nuko abisi babonye umuntu bamwogeraho buri muntu karahava. Buri ruhinja rero iyo ruvutse ruba rufite umucyo uhambaye, bahura n'ibizazane bimaze kuvuga. Ari nayo mpamvu wasanga uruhinja iyo ruvutse iteka ruhita rurira. Bahita bigishwa ko abana ari imibiri gusa, bagahita batandukana n'iby'ijuru gutyo. Bigishwa kugira ubwoba, guhora bahanganye, amarushanwa y'iby'isi. Uko rero bagenda bakura, bamaze kuba ingimbi n'abangavu, baba baramaze kwibagirwa neza ibyerekeye ijuru. Abenshi baba batekereza ko ari ukuza hano bakarya bakaryama bakarya amafatire bakazisubirira mu gitaka. Ibi rero ntabwo ari impanuka kuba uko bimeze, kuko umuntu ufite ububyutse ateye ikibazo gikomeye cyane abayoboye isi bamwe bakorera uwabatumye ari we Satani. Ibaze nawe uramutse uzi ko uri uw'ijuru, ntabwo wazongera kugira gushidikanya, ntabwo wazongera kwemera ibinyoma bakubwira, cyangwa se bakubwira ngo senga ibi ngibi, jya muri urusengero n'uru. Bamwe baraba barwana bavuga ngo turabayisilamu, abandi ngo turabagatolika, bapfa amadini, kumbe bose bari mu kinyoma. Dore rero uko babigenje ni kirimo umuntu kidasobanukirwa. Banze kuvanaho idini barigumishijeho, ahubwo barikoreramo. Bakwemeza ko ugomba kunyura ku wundi muntu ngo akugeze ku Mana. Abapadiri, abapasiteri, ababishopu. Nuko rero bose bafata Kristo waje gukuraho igitanya umuntu n'ijuru, ahubwo bamugira igitanya ijuru n'isi. Bavuga icyo atavuze, ngo ushobora gusa kugera ku Mana umunyuzeho. Bari byo bigana, noneho bakoresha abapadiri n'abapasiteri, ariko si byo yamenyeshaga. Ntabwo Kristo yamenyeshaga ko ugomba kugira undi muntu, ya umupadiri cyangwa umupasiteri, kugira ngo ugere ku Mana. Inzira ikugeza ku Mana ni ukuba nk'uko nabaye. Kristo ubwe niko akubwira. Ntibakwemeze ngo bakubwire ko wavutse uri intabwa, uri umunyabyaha, udafite umumaro, ko udakwiriye kuba wasabana n'ijuru bibaho. Urumva nibyo bashyize mu bantu, ko ukeneye undi muntu hagati yawe n'Imana kugira ngo akuvuganire ibyo byose by'ibyaha ufite ngo bikuveho ubuvuganye n'Imana. Umara ubuzima bwawe bwose urwana no kugira ibyo wakagombye kuba ufite. Ibyo ufite byose urwana kugira ngo ubigereho kandi ubifite muri weho. Igiteye agahinda cyane ntabwo ari uko bakuvanye imbaraga zawe, ahubwo bakwemeje kuzita ku bushake bwawe, uranabyikorera, ubigiramo uruhare weho. Bagufasha kwigambanira, wishyira muri gereza. Roho yawe uyishyira muri gereza, nuko roho yawe uba uyirangije utyo, yibera muri gereza y'ikinyoma. Ikinyoma wabeshywe cyagukuyeho ububasha bwose uhabwa n'ijuru kuva uvutse. Igihe cyose rero uvuze ngo ndi umuntu gusa, uba wiyambuye imbaraga zawe z'ijuru. Iyo uvuze ngo ibi ntabwo bishoboka, sinabishobora, uba wiyambuye imbaraga zidashira ijuru ryagushyizemo. Igihe cyose ushakisha Imana hanze, ukayishakira hanze yawe, uba ukora kwitandukanya n'Imana iri muri weho. Dore rero icyo batatekereje. Iteka ibinyoma birigaragaza cyane, bikibagirwa yuko ukuri kwishakira inzira. Igihe cyose buri teka ukuri kwishakira inzira. Muri buri kinyejana rero cyangwa igisekuru haba hari abantu bagendana n'ijuru koko, ab'Imana ituranya kubera abandi urumuri. Igihe cy'ububyutse rero kikaba kiri kwihuta cyane. Reka turebe impamvu uri hano. Niba wakomeje kureba iyi minota yose, nuko uri umwe muri abo bantu unyoteye kumenya ukuri, nk'uko Imana itubwira ngo muri iyo minsi ya nyuma nzashyira umwuka wanjye ku bantu banjye,
abantu bazahanura, abandi bagira babonekerwa. Ibyo tukaba tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa 2:17. Iyi ntabwo ari impera y'isi nk'uko tubizi, nk'uko twabibwiwe, ahubwo ni iherezo ryo gutana n'Imana. Tukaba tugiye kongera kugira ubusabane n'Imana. Igihe cy'amadini, igihe cyo gutana n'Imana kirarangira, nicyo kiri kurangira. Hakaba hagiye gutangira igihe cyo kongera kugira ubusabane n'Imana. Hakaba hagiye gutangira igihe cyo kwibuka abo turi bo. Ibaze nawe, urebe hirya no hino yawe, abantu bari gukanguka ku bwinshi, baribaza kuri buri kintu cyose. Nta ariko kera byari bimeze. Kuki ndaha navuye he? Iyo mvuye muri bumbiri njya bigenda gute? Bari kuva mu nsengero zitabagira abari bo, zibagira bato, bari gushakisha ukuri hanze no hirya no hino, hirya kure y'insengero. Insengero zafashije mu kuyobya muntu. Abantu bose bari kugenda bibuka ko tutari abantu gusa. Za mbuga nkoranyambaga bakoresha zikaba zari zarashyiriweho kuturangaza no kuduteranya. None ubu ahubwo urebye byaranyurukije ububyutse, ukuri kuri kunyaruka ku muvuduko w'urumuri. Izo mbuga nkoranyambaga bazishyiraho bumvaga ko bazazikoresha mu kuturangaza, ariko Imana uko ikora ahubwo biri kunyarutsa ububyutse, ukuri nako kuranyaruka ku muvuduko w'urumuri. Ntiwaje nguze kumva iyi video gusa cyangwa uyikandeho kubera impanuka. Ntabwo waje ahangaha kubera impanuka, ahubwo ni ubusabane buri kubyuka, ubusabane bukurimo buri kubyuka. Uri umwe muri abo bantu Imana izaha imbaraga zayo. Abantu koko Imana izagira urumuri rwayo mu minsi ije. Isi yose abantu bose bagiye kwibuka abari bo. Insengero zigiye kurangira burundu. Igihe cy'insengero kiri kurangira, ubu hagiye kuza ububyutse buri muri buri muntu wese. Noneho hazi igihe cyo kwigererayo ku busabane n'Imana direct. Urusengero rw'imbere muri weho rukaba rugiye kongera kubyuka. Ni weho kugaruka kwa kabiri. Ububyutse bwa Kristo rero bukaba bugiye kongera kugaruka muri miliyoni z'abantu, kandi bikaba bizabera icyarimwe. Dore uko bizagenda rero. Benshi bavuga ko isi iri kurangira, ariko mu by'ukuri ni intangiriro yanjye nawe. Roho yawe ikaba iri kwibuka. Iri kwibuka ubumana muntu bwawe bukaba buri kubyuka kubera ukuri uri kugenda umenya. Ukuri turi kugenda tumenya rero kuri kugenda kubyutsa ubumana muntu buri muri twebwe. Subiramo aya magambo hamwe nanjye noneho turebe. Ndi urumuri rw'isi, ubwami bw'Imana buri muri njyewe. Ndi umwe n'Imana yanjye, ndiho. Naje hakwibuka, naje hagufasha abandi kwibuka, kandi naje hakwibuka. Ndi mu busabane bwa Kristo, ubusabane buje. Ngomba kubaho mu kuri, mu rukundo, kandi nkaba urumuri. Isi nikubwira ko ntacyo uri cyo, uzibuka aya magambo. Ntabwo uri umuntu ugerageza kubaho mu mwuka, ahubwo uri ubusabane bw'ijuru buri muri weho muntu. Ntabwo watanye n'Imana, ahubwo uri Imana iri muri weho. Nuramuka wibutse ibi bintu, ibyo bashyizeho byose ngo bagukontorore bizahita bisenyuka byikubite hasi. Uru rumuri rukurimo, urumuri bashatse kuzimya, rwa rumuri ruri muri weho, ahubwo aho kugira ngo ruzime, reka rukuyobore kandi ruyobore n'abandi. Uri urumuri bashatse kuzimya burundu. Nkaba rero ngushimiye ko twabanye. Ongera ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere kure. Nzi neza ko nibwo bwa mbere wumvise ibintu, wongere ubyumve usubiremo. Ubundi niba utarandikisha subscribe, wandike muvuga uti ngiye kumenya uwo ndiwe kuva uyu munsi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda raba, tov meyod.